Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr Aristarque Muganga. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro abamama benshi bifuje ko mbagezaho kivuga uko umudamu utwite agomba kuryama. Ndagerageza rero kukigira ikiganiro kigufi kandi ngerageze kugusha ku ngingo uko bishoboka. Niba ari ubwa mbere dusuye rero ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Icyambere, kuki umudamu utwite atagomba kuryama uko abonye? Abenshi bahita basubiza ngo ni ukugira ngo adatsikamira umwana. Nibyo? Oya, ntabwo ari byo. Nubwo wenda gutsikamira umwana atari byiza, burya impamvu y'ingenzi ituma umudamu yitwararika mu kuryama ntago ari ukugira ngo adatsikamira umwana, kuko umwana ubwe aba akikijwe na nyababyeyi n'ingobyi hamwe n'amazi menshi yagenewe kumurinda. Reka dufate urugero. Aka ni agapirizo gatoya kandi koroshye. Uramutse gasikamiye konyine katurika, sibyo? Ariko ugashyize mu isashi yuzuye amazi, hanyuma ugatsindagira iyo sashi y'amazi, ka gapirizo ntago gashobora guturika kuko kaba gakikijwe na ya mazi akagaproteje. Umwana uri mu nda rero nawe nuko biba bimeze. Abakikijwe n'amazi menshi bita amniotic fluid cyangwa liquide amniotique. None se niki gishobora kugira ingaruka ku mwana igihe uryamye nabi? Kugira ngo ubyumve, reba kuri iyi foto. Umutima w'umuntu wohereza amaraso mu mubiri binyuriye mu miyoboro minini y'amaraso bita artère zijyana amaraso hamwe na veine ziyagarura. Abantu bize biology murabizi, ariko hano ntabwo ari ngombwa ko tumenya biology kuko ndabigusobanurira. Imwe mu miyoboro y'amaraso minini cyane mu mubiri inyura neza munsi ya nyababyeyi mu gice kigana iburyo, ku buryo umubyeyi aryamye agaramye uburemere bw'umwana na nyababyeyi bitsikamira ya miyoboro maze amaraso ntaba akibasha gutambuka neza. Kubera ko iyo ari imwe mu miyoboro y'amaraso minini mu mubiri, iyo umuntu ayitsikamiye hafi 1/2 cy'amaraso ari mu mubiri wawe arahagarara akagoma mu gice cyo hepfo cy'umubiri. Umubiri wawe rero ugasigara ukoresha amaraso make gusa. Icyo gihe umudamu ahita atangira kugira isereri, umwana nawe amaraso amugeraho akagabanuka ku buryo ashobora kugira umwuka muke muri ako kanya. Uramutse uryamye wubamye nabwo nuko bigenda. Uburemere bw'umubiri wawe ntibutsikamira umwana ubwe kuko aba ari mu mazi, ariko butsikamira ya mitsi y'amaraso iri hagati y'umugongo na nyababyeyi, maze muri uwo mwanya amaraso ntaba agitembera uko bikwiriye, ntaba akigera ku mwana uko bikwiriye. Ubu noneho ihame ry'ingenzi rirumvikanye. Uburyo bwiza bwo kuryama ku mugore utwite ni ubutuma adatsikamira ya mitsi y'amaraso inyura inyuma ya nyababyeyi ahagana mu gice cy'iburyo. Ni gute rero umugore utwite agomba kuryama? Mu mezi 5 ya mbere, ni ukuvuga indi itarageza ku byumweru 20, umudamu yemerewe kuryama uko ashatse, kubera ko uburemere n'ubunini bwa nyababyeyi biba bitaragera igihe byatsikamira ya mitsi y'amaraso ku buryo byabuza umudamu cyangwa umwana guhumeka neza. Muri iki gihe wemerewe kuryama ugaramye cyangwa ureba uruhande ushaka, ariko byaba byiza igihe iyo nda itangiye kugaragara. Mu gihe uryamye wenda wubamye ukaba wasa n'uhinnye ukuguru kumwe ku buryo udatsikamira inda cyane. Aho ni mu byumweru 20 bya mbere. Noneho rero nyuma y'ibyumweru 20, ni ukuvuga inda y'amezi 5-6 gukomeza. Uko inda igenda irushaho gukura niko ugomba kurushaho kwitondera uburyo uryama. Muri iki gihe, icyambere, ugomba kwirinda kuryama ugaramye uko bishoboka. Uribuka ko iyo uryamye ugaramye umwana aryamira ya mitsi y'amaraso inyura inyuma ya nyababyeyi. Twabisobanuye neza. Ibi rero ubundi si ngombwa ko hagira ubikubuza kuko nawe ubwawe urabangamirwa cyane iyo uryamye ugaramye, cyane cyane iyi nda imaze kuba nkuru. Niba uhisemo rero kuryama ugaramye, ugomba kwisegura bihagije ku buryo uba umeze hafi nk'uwicaye. Ibi biba byiza ku mudamu ufite inda nkuru kuko bituma umwana atabyiga cyane imitsi yo mu mugongo. Ibiro bye aho kugira ngo bibyige hahandi inyuma mu mugongo, ahubwo bibyiga ahagana hasi iyo uryamye ugaramye ariko umeze nk'uwicaye. Ariko nanone binatuma umwana atabyiga igifu n'amara kuko aba yaruzuye mu nda. Niba rero ugira ibirungurira cyangwa urya uturyo duke ukumva wagugaye kuntu cyangwa se urwara igifu mu gihe utwite, ushobora kuryama gutya, ni ukuvuga
ugaramye ariko umeze nk'uwicaye. Ibi rero bizagufasha cyane. Ubundi buryo bwiza bwo kuryama ku mugore utwite inda nkuru ni ukuryamira urubavu. Biba byiza kuryamira urubavu rw'ibumoso, ni ukuvuga kuryamira ibumoso kugira ngo udatsikamira ya mitsi iri inyuma ya nyababyeyi, kuko twabonye ko ibiri mu ruhande rugana iburyo. Ariko nanone iryo si hamwe ntakuka. Kuryamira ibumoso ni byiza kuruta kuryamira iburyo. Umumama agomba kwihatira kuryamira ibumoso uko bishoboka, ariko ushobora kunyuzamo ugahindukira, ukaba wahindukira ukareba ku ruhande rw'iburyo, ariko ntuhatinde. Mbese nta hame ntakuka ririho. Mu gihe uhisemo kuryamira urubavu, cyane cyane igihe inda imaze kuba nkuru, biba byiza kuba wazamura ukuguru kumweho gato maze ukagusegura umusego. Ibi bituma wirinda kubabara mu matako no gutsikamira imwe mu mitsi y'amaraso y'imyakura y'ubwonko inyura muri kiriya gice cyo mu matako, na cyane cyane ko hari igihe umutwe w'umwana nawo uba waratangiye kuhabyiga. Ibi rero bikurinda kugira ibinya mu maguru, kumva wakutse itako cyangwa kubabara mu nda yo hasi. Ubundi buryo bushoboka rero ni ugushyira umusego hagati y'amaguru, byashoboka ukanashyira indi misego ibiri, umwe inyuma yawe undi imbere yawe, ikaba igushyigikiye. Ikindi nanone, niba uri umusirimu cyane, ushobora kugura umusego wabugenewe ku mugore utwite cyangwa se ukanawikorera. Ni umusego muremure wa metero hafi nk'ebyiri, noneho mu bugaruka ufite santimetero nka 30 ubyibushye. Noneho iyo ubishoboye ushobora kuwikorera cyangwa se ukawugura. Uwo musego uwuryamira igice kimwe ugishyize hagati y'amaguru, ukawuzamura igice cyo hagati ukacyisegura, ukanyuza inyuma, umusego ukabona gushyigikiye. Uyu musego rero ababishoboye bashobora kuwugura, hari amaduka ibamo, ariko wanawikorera, kandi uyu musego urafasha cyane. Ku bijyanye rero no kuryama ku mugore utwite, ibyo ni byo bintu by'ingenzi ukwiriye kumenya. Nanze kubigira byinshi. Ibirenze kuri ibyo ni utudetayi usanga rimwe na rimwe nta nicyo tuvuze, cyangwa se tudafite ibihamya biri scientifique bigaragara. Muri make rero tubonye ko mbere y'ibyumweru 20 ushobora kuryama uko ushatse, ariko nabwo ukirinda gutsikamira inda cyane. Nyuma y'ibyumweru 20 igihe ushatse kuryama ugaramye, ugomba kuryama wiseguye cyane ku buryo uba umeze nk'uwicaye. Kuryamira ibumoso ni byiza kurusha kuryamira iburyo, ariko kuba wanyuzamo ugahindukira iminota mike nta kosa ririmo. Gushyira umusego hagati y'amaguru cyangwa gukoresha umusego wagenewe abadamu batwite byaba byiza kurushaho. Ibyo rero nibyo by'ingenzi umuntu agomba kumenya ku bijyanye n'uko umudamu utwite agomba kuryama. Hanyuma mbibutse ko ufite ikibazo cyangwa se uburwayi yumva yifuza kwivuza, ashobora kunyura kuri runo rubuga rwa kwivuza online kuri www.kwivuza.com, hanyuma ukajya ahanditse kuvugana na muganga, ukaba watwandikira icyo ushaka kutubaza, cyangwa se niba ari indwara ushaka kwivuza ukayivuga, turaguhamagara tukaganira kuri icyo kibazo. Murakoze. Yari Dr Aristarque Muganga.